mwaka sinagusabye umugeni ngo nirongorere ukamutanga mwarangiza ngo nanze gukora ubukwe dore wabiteye anyumvira bajye bamenya utumye mbera kuyishyira suje wa Roki Kimomo ni umusobanuzi ukomeye cyane hano mu Rwanda ukunzwe n'abatari bake mu buryo budashidikanywaho ni icyamare nk'uko n'abajya byivugira kenshi ndetse hari n'abajya kure bakamwita umwami w'agasobanuye mu Rwanda ariko abanone ibyo bigateza impaka z'abamugiranye na mugenzi we John ya Giti nawe ukundwa n'imbaga nyamwinshi ari nawe wamwinjije mu gasobanuye ariko abangaba impaka zabo ni nk'iza Messi na Cristiano ntizijya zirangira gusa ikiriho cyo ni uko bombi ari abasobanuzi b'abahanga kandi bose bakunze ku kigero kijya kungana niba ahubwo kitanangana uretse kuba ari umusobanuzi ni n'umushoramari aho afite kampani yitwa Rock Entertainment ireberera abahanzi aho yamamaye cyane ubwo yatangiraga kumanaginga umuraperi Papa cyangwa baje no gutandukana nabi uretse ibyo kandi afite n'izindi kampani zitandukanye zirimo nk'itwa Kimomo Safari ikora by'ubukerarugendo n'ibindi byinshi akora uyu musore ukunzwe n'abanyarwanda benshi ubwo ndavuga Rocky benshi bamukunda style ye yo gusobanura yitaga yivuga ibigwi avuga ko nta wundi umurenze nta wakora neza nkawe yita byose n'ibindi nk'ibyo ibyo bakunze kwita kwikina hari bamwe babifata nko kwiyemera ariko kandi abandi ahubwo bakaba n'ibyo bamukundira Rocky uzamubona kenshi hariho hose agaragiwe n'itsinda cyangwa se genge we bahorana ndetse bakorana umunsi ku munsi ririmo Kadafi Pro Jean Marie Microgeni Arafati Kaboyi na Savimbi nawe w'umusobanuzi akabona murumuna we ibyo se wari ubizi Rocky nk'umwe mu byamare bakunzwe cyane na birumvikana aravugwa cyane ndetse mu bihe bitandukanye yagiye avugwaho inkuru zitandukanye zirimo inziza n'imbi nk'ubu nta wakwibagirwa asaga y'itandukana rye na Papa cyangwa ngo yibagirwe inkuru y'ubukwe bwe yatigishije igihugu cyose no hanze yacyo bakabimenya buri wese yaribazaga ati se ni gute umusore uzwi kuri gahunda ya ntagikwe wagumuye benshi ababuze gukora ubukwe we yaba yabaciye inyuma akabukora tukiri kuri gahunda ya ntagikwe benshi bose batekereza amagambo yavuze nyuma y'uko Irene yateye ivi abenshi murabizi ko Irene nawe yari muri gahunda ya ntagikwe gusa umugani wa Rocky we ngo yarabatengushye ni byinshi byavuzwe kuri uyu musore ariko si mu by'ukuri Rocky Kimomo ni muntu ki muri kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka y'ubuzima bwe akantu ku kandi ubwe byose utamenye ku buzima bwe dushya twamuranze ubuzima bwe bwite umuryango urukundo n'ibindi byose bimwerekeyeho ikaze kuri Next Hope TV njye wumva nitwa Joe 12 ngo haye ikaze ikaze mu kiganiro cyacu turi kuganira kuri Rocky Kimomo umusobanuzi ukomeye kandi w'umuhanga mu Rwanda Rocky amazina yiswe n'ababyeyi ni uwihoreye Mark nk'uko bigaragara mu ndangamuntu ye mfitiye kopi igaragaza ko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1991 ubwo ndabyumva bidatinze nawe isure imyaka afite kuri iyi ndangamuntu ye hariho ko yayifatiye mu karere ka Gasabo muri Gatsata hari naho yakuriye bishoboka ko ari naho yavukiye nubwo yamaye ku mazina menshi atandukanye arimo Kirabiranya Kimomo Byose Ngombwa Rambo n'ayandi ariko akinjira mu gasobanuro ryakoreshaga cyane ryanamamaye kurusha ayandi ni Rocky Kirabiranya aha rero abantu benshi akiza bibaje kuri iryo zina rye kuko ubusanzwe Kirabiranya ni indwara yibasira urutoki
bakibaza rero ukuntu yitira indwara nk'iyo yabicishije inzara bikabayobera. Gusa nubwo asobanura yitwa Roki Kirabiranya siyo mazina yahawe n'ababyeyi, ahubwo ngo kuri w'izina ni nk'ipeti, bityo ngo yongera izina ku mazina ye buri uko yumva avuye ku rwego runaka ageze ku rundi. Abamwumva muri filime asobanura barabizi, ni umunyarwanda ukunda kwitaka cyane, aho akunze kwivugira agira ati ndi byose, ndahumura, ndi sherifu w'uyu mujyi, sinikoraho, ndi umuyobozi w'agasobanuye n'ibindi. Si ibyo gusa, uyu musore mubajije impamvu yivuga ibigwi cyane ibyitwa nko kwikina, akubwira ko bikomora ku muco nyarwanda. Uti gute? Kirabiranya ubusanzwe ngo ni indwara yibasira urutoki, ariko ngo yaryise mu rwego rwo kwivuga ibigwi, nk'uko kera abagabo bateraniraga mu bitaramo bakivuga. Yagize ati Kirabiranya reka tureke kubyita indwara y'urutoki, tubyite nk'icyorezo. Kera hajyaga haba akagoroba k'abasore n'abasaza, harimo n'umwami bakivuga. Umwe akavuga ibyo yakoze. Muri uko kwivuga, umwe hari igihe ahaguruka akavuga ngo njyewe ndi icyago, ndi icyorezo, nishe uyu ngira gutya na gutya. Abenshi bagaruka ku kuvuga ngo ndi icyago, ndi icyorezo, ikintu cyiza gikuraho. Kirabiranya akomeza agira ati nanjye rero naje nibanda ku muco, ntabwo ari ubwibone cyangwa kwiyita indwara y'ibitoki. Hari ushobora kubyumva Kirabiranya yaramuciriye urutoki akababara, ariko no kwivuga ni umuco. Roki Kirabiranya yatangiye gusobanura filimi mu mpera za 2015, ayifashijwemo n'inshuti ye nayo ikunzwe mu gasobanuye ariyo Junior Giti. Avuga ko filime 5 za mbere yasobanuye zitasohotse, ahubwo yicara akazumva we ubwe kugira ngo yumve icyo yakongeramo. Uyu musore yasobanuye filime nyinshi cyane zakunzwe, ariko imwe mu zasigaye mu bantu igakundwa ndetse ikamugaragaza mu ishusho y'umuyobozi w'umuhanga kandi urenze, niyitwa La Casa de Papel. Filime yakunzwe ku isi yose, ariko by'umwihariko igakundwa na benshi bitewe n'uyu musobanuzi wayifashemo. Roki yakoze byinshi, yasobanuye filime nyinshi kugeza ubwo ari mu rwego kuzisobanura. Nk'urugero yigeze gushyira filime Hanze yise Umujinya w'umusirikare. Mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023, Roki Kimomo yasohoye indirimbo yifashishije muri filimi yahurijemo ibyamamare. Ni filime yise Umujinya w'umusirikare, ikaba irimo abakinnyi basanzwe barubatse amazina mu myidagaduro hano mu Rwanda, yaba abahanzi n'abakinnyi ba filime. Uyu musore yavuze ko umukinnyi w'imena uri muri iyi filimi ari Niyonzima Alfred, usanzwe uzi mu mikino ngororamubiri. Uretse uyu kandi harimo n'abarimo Roki nyirizina, Young Grace, Anita Pendo, Serge Yamuremye, Dumba, Kadafi n'abandi benshi. Roki avuga ko yatekereje gukina filimi nyuma yo kubona ko nta n'imwe ikinirwa mu Rwanda iri ku rwego asobanura. Ati filimi z'imirwano zirakundwa bikomeye, ariko usanga inshuro nyinshi zidakunze gukinirwa inaha. Yego ziravuna zigahenda, zikanatwara umwanya munini, ariko wari ushaka gukora ibintu byiza bigusaba kwitanga uko ushoboye. Reka noneho nkubwire zimwe mu nkuru zasigaye mu mitwe y'abantu zavuzwe kuri Roki. Benshi muribuka indirimbo yitwa Bambe uwitwa Social Mure yakoranye na Papa Cyangwa ubwo yari akiri muri label ya Roki Entertainment, hari mu mwaka wa 2021. Ni indirimbo yakunzwe cyane, iranarebwa cyane kuri YouTube. Gusa mbere gato yuko indirimbo isohoka, ibyayibanjirije byabaye inkuru itazibajyana mu mateka y'imyidagaduro nyarwanda, inkuru y'ubukwe bwa Roki. Ubundi Roki yamenyekanye ku mvugo ya Ntagikwe,
isa nibuza abantu gukora ubukwe. Ni imvugo yakunzwe cyane ndetse benshi batangira kuyikoresha. Ibi mvugo ikoreshwa cyane mu Rwanda. Ibi byatumye Rock afatwa nk'uhagarariye ingaragu zose zanze gukora ubukwe, ndetse kandi sanabiteganya. Kumva rero ko umuntu nk'uwo yateye ivi bwacye bakabona yakoze ubukwe, igikuba cyaracitse. Ku itariki ya 17 z'ukwa munani 2021 nibwo mu bitangazamakuru byose no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto ya Rock yakoze ubukwe n'ikizungerezi umukobwa witwa Carmen usanga ukina muri filimi yitwa The Secret. Ku ikubitiro habanje gusohoka amafoto yo gutera ivi. Amafoto yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga Rock ikirabiranya mu byishimo byinshi imbere y'ikizungerezi cy'umukobwa apfukamye ari kumwambika impeta. Umukobwa nawe nta kuzuyaza yahise avuga yes. Nyuma yaho gato hasohotse andi mafoto noneho y'ubukwe. Umusore mu ikoti, inkumi nayo mu gatimba, bagaragiwe n'inshuti n'abavandimwe. Benshi rero bakubiswe n'inkuba, abandi bacika ururondogoro bati Rock aradohotse, abasore bati aratugambaniye n'ibindi. Gusa nyuma byagaragaye ko ari ugutwikira indirimbo yitwa Bambe, ndetse ayo mafoto yo gutera ivi no gukora ubukwe yari amashusho yifashijwe mu ndirimbo. Uku kuyitwikira byanageze ku ntego yabyo, kuko mu minsi mike iyi ndirimbo Bambe ya Papa Cyangwa afatanyije na Shomura yahise yuzuza miliyoni mu gihe gito cyane. Ihita iba n'indirimbo ya mbere y'umuraperi w'umunyarwanda wumvije views miliyoni mu gihe gito. Ikindi kintu Rock yavuzweho ni ubwambuzi, aho yashingwaga hagera kuri miliyoni 6. Ni amafaranga yaturutse ku mikoranire y'uyu musobanuzi na kampani yitwa Ingwe Media mu mushinga bari bafitanye, aho yabasobanuriraga filimi yitwa Metero Inzovu yanakunzwe cyane. Nyuma rero yo kumwishyura bavuga ko Rock atubahirije amasezerano, ndetse bikaba byarabateje igihombo gikomeye cyagera kuri miliyoni 6. Ibyo rero byaje gutuma ibibazo by'aba bombi bigorana, biba ngombwa ko bitabaza n'inkiko. Indi nkuru yavuzweho cyane kugeza n'ubu ikaba igifite idusigisigi ni inkuru y'itandukana rya Rock na Papa Cyangwa. Ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2021 Uwizeye Mark uzwi nka Rock abinyujije mu itangazo yageneye abanyamakuru yahamije ko yatandukanye n'umuhanzi Papa Cyangwa bari bamaze igihe bakorana. Rock yagaragaje ko Papa Cyangwa ari we wamusabye ko batandukana kuko yifuza gukora umuziki ku giti cye, bityo nawe amuha rugari. Mu kiganiro n'igihe yagize ati Papa Cyangwa yaraje ansezeraho ambwira ko atifuza ko twakomezanya, njye ntabwo nkashobora kumuzirika. Rock abajijwe ku miterere y'amasezerano yari afitanye na Papa Cyangwa yavuze ko bari bariyemeje gukorana kugeza igihe ibintu bibereye byiza. Ati urumva twahuye nk'abavandimwe, twiyemeza gukorana kugeza igihe ibyo twatekerezaga bikunze, ariko byabaye ngombwa ko dutandukana. Uyu musore yabajijwe niba ntacyo bishyuza Papa Cyangwa yagize ati ntacyo rwose, turamusabira umugisha kugira ngo azahirwe. Nkuko nigeze kubikomozaho ngitangira, Rock na Junior Giti bose ni abasobanuzi beza b'abahanga kandi bose bakunzwe. Ibyo rero bituma hagati yabo habamo akantu kameze nka competition, ndetse abafana bagasa nk'ababahanganisha babagereranya, nubwo ubusanzwe aba bombi ari inshuti magara. Aba basobanuzi nabo ubwabo barabibona ko muri rubanda basa n'abahanganye, ndetse na Rock yigize kubivugaho. Mu mvugo za bamwe bumvaga bavuga ko Rock ari urenze, abandi bati Junior ararenze. Ugasanga hari n'abatangiye kugereranya filime, baba bavuga ko umwe arenze kuri filime z'ibihinde, undi ku nyakoreye, undi kuziteye ubwoba, undi nawe kuzirimo ubwenge cyangwa tekinike. Nyamara nubwo byavugwaga ndetse bigahabwa intera, aba bagabo ku ruhande rwabo babaga biturije bafite intumbero yo gukora, ndetse nta kibazo cyabaga gihari
kuko ari umuryango nk'ibisanzwe. Roki Kimomo aganira n'inyarwanda.com yavuze ko yubaha cyane Junior Giti ndetse ko yamufunguriye inzira cyane cyane ku byo yagiye akora. Anahishura ko no mu gihe yarwaraga nta wundi wamurwazaga atari we. Yavuze ko nta hangano riri hagati ye na Junior, kuko ngo habaye hatariho Junior Giti atakora cyane, ndetse kandi na Roki adahari atakora cyane. Ibi bituma avuga ko ikintu yishimira cyane ni uko nkora cyane nawe agakora. Mu buzima bwe bwite Roki aracyari ingaragu, nta mugore cyangwa umwana uzwi afite, ndetse yewe nta mukunzi we uzwi. Gusa rugize gukekwa ko bakundana w'uruhu rwera. Byose byatangiye kuvugwa mu kwa 11 kwa 2021, ubwo Roki yatunguranaga akazana umukobwa w'umuzungu mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 Bruce Melody yari amaze mu muziki, cyitabiriwe n'abahanzi b'umuziki nyarwanda ku bwinshi. Mu mashusho yafatiye mu gitaramo cya Bruce Melody cyabaye tariki ya 6 Ugushyingo 2021 muri Kigali Arena, Roki kirabiranye yagaragaye ari kumwe n'umuzungukazi, ubona ko bahuje urugwiro, bigaragara ko bitari ubwa mbere bari babonanye. Gusa ntabwo byigize bimenyekana neza niba ya mukobwa bari bari kumwe yaba ari umukunzi we cyangwa ari bari bahuriye bwa mbere mu gitaramo. Gusa ubwo igitaramo cyageze aho kiryoshye, bahuje urugwiro kugeza naho babyinana bakaraga umubyimba. Gusa icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga hadutse impaka nyinshi, benshi bagaruka kuri uyu muzungukazi wari wasohokanye na Roki, bati ashobora kuba ari umukunzi we yaduhije. Kugeza n'ubu rero ntabwo turamenya niba Roki afite umukunzi, cyangwa ngo tumenye niba gahunda ari ya yindi ngo ntagigwe. Ngayo nguko rero ngiye bya Roki Kimomo, umusobanuzi ukomeye kandi uhagaze neza inaha. Ni byinshi yanyuzemo, ndakeka byinshi nabikubwiye. Ntansore ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikirana kuri Next Hope TV. Niba utarakora subscribe ndagusanga uyikore, kandi niba wakunze kino kiganiro ukanda like na share. Wakoze kubana natwe, njye wumvaga ni Jojo 12. Naho ubutaha Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.